ubu ngubu nari ngiye kugenda nkajya kwa muganga kuko urabizi waraye unkonyaguye pe, nkareba yuko hari imiti bampa yamfasha cyangwa iba wenda ari na massage bakayinkorera. Rwema nyine wenda reka ibyo twe kubijyamo cyane, ariko njyewe icyo mvuga ahangaha ni uko ari umuntu w'agaciro kuri njyewe. Rero iyo mbonye adahari nkumva ntibisobanutse, ntitwigeze tuvugana ngo muvugishe menye ngo ari muri ibi ngibi, numva mpangayitse. Urumva n'ahantu Rwema ari Jari ari gukomeza amukurikirana cyane, sinabaza neza no ku kazi ashobora kuba yarageze yamushaka isaha n'isaha. Rero Jari yakora ikintu kibi, nawe mwirinde no kugira wenda amakuru mushobora gutangaza igihe cyose Jari yashobora kuza hano. Nawe mwirinde Jari urabizi, singomba kukubwira ibintu byinshi. Rero yarambwiye ati mwitonde mube careful ku buryo ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuza mwaba mwitegura. Make sure yuko madamu wanjye ari safe. Oya nta kibazo pe, ndabikwijeje ko nta kintu yaba mpari. Gabi, ndagusabye ntujye kure y'uru rugo. Nta hantu najya musize, kandi urabizi ko n'ubundi ntago njya mpfa kuva ahangaha nta kintu runaka kinjyanye. Nta kibazo, ahubwo nkwisabire no ku kazi nyine ugomeze ukurikiranishe, uzuse nkaho ukurikiranaho shema ukuntu, kuko hari amakuru nyine amwe namuhaye ko tugomba nyine kuba careful nyine nkuko Rwema yari yabinsabye. Nanabibwiye Shema uze kujya umukurikirana urebe ko nta bitamuhungabanya cyangwa bidatuma adakora akazi nkuko bisanzwe. Bantu mwese mushaka gutura heza kandi hasa neza, gana Fesipol Limited tuguha ibikoresho bitandukanye bijyanye n'ubwubatsi, ibikoresho bijyanye n'amashanyarazi ndetse n'ibijyanye n'amazi. Mu bikoresho bijyanye n'ubwubatsi tubafitiye plafo z'amoko yose, gypsum board z'ubwoko bwose n'ibigendana nazo, plafo za rangete za original z'ubwoko bwose n'ibigendana nazo. Usibye izi plafo kandi n'izindi plafo z'ubwoko bwose wakenera turazifite ku bwinshi. Mu bikoresho bijyanye n'amazi tubafitiye toilette z'ubwoko bwose na accessoires zazo, lavabo zo muri douche nizo mu gikoni z'ubwoko bwose na accessoires zazo, irintwari z'ubwoko bwose n'ibindi byinshi bitandukanye mushobora gukenera. Mu bijyanye n'amashanyarazi tubafitiye amatara y'ubwoko bwose, insinga ndetse na anterebuteri z'ubwoko bwose n'ibindi byinshi mwakenera. Ni munyaruka hano mu Gakiriro ka Gisozi ku nzu y'umukindo, tubahahire mugende mwishimye. Akarusho kandi nuko kuguriye hano muri Fesipol Limited tumuhuza n'abafundi n'abatekinisiye bamukorera ku mafaranga make cyane. Mushobora kuduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0785272367. Mwaduhamagara kandi no kuri 0788473865. Uradusanga hano mu Gakiriro ka Gisozi ku nzu y'umukindo mu kaboko k'ibumoso. Fesipol Limited, igisubizo cyo gutura heza kandi hasa neza. Shema, igikoma cyakunaniye byagenze bite? Cya Gabi, nakubeshyiraho buriya amasengesho ya madamu nubwo wenda ku ruhande rumwe ari meza, ariko no ku rundi ruhande sinagwisha yuko ngiye yambangamiye. Yakubangamiye? Yambangamiye. Shatse kuvuga iki so? Kubera yuko ubu ngubu kunywa kurya ntamubona tutari kumwe ku meza cyabirangoye cyane, ntago binyoroheye. Ndanywa ndarya nkumva ibintu ntago birenga mu muhogo. Ariko byo mugani wa hano hanateye irongo. Ureba hano nta Rwema hari, Berize arifungiranye nyine, usanga nyine ukabona hano ibintu byayogayoze. Ese azarangiza amasengesho ryayo? Gabi nawe ntukigire nk'umwana ngo kabye. Buriya ikintu kijyanye n'amasengesho kiba ari ikintu cyo kwitonderwa cyane, kuko uri iyo wateguye gufata umwanya wo gusenga haba hari ibyifuzo byinshi cyane ufite. Iyo rero ibyifuzo byawe utarasubizwa ngo ubone ibyo uri gusengera byose biri kugenda biboneka, kihe ku giti cyanjye wenda na Berize hari ukundi abizi, numva nta n'impamvu yatuma uva mu masengesho. Buriya namara kubona yashubijwe ibyo ari gusengera byose biri perfect,
amasengesho azayarangiza, igihe yarangiza aka kanya tukabona n'ubwo ageze ahangaha cyangwa se akanayarangiza n'ejo, byose birashoboka. ngewe nzi ko umuntu yiha igihe wenda reka mfate iminsi 3 nkora amasengesho, cyangwa se reka mfate uyu munsi nkora amasengesho, kugira ngo nyine ugasenga ukanategereza n'igihe cyo gusubiza. biriya ni iby'abantu b'abanyantege nkeya Gaby, nkanjye ubu ngubu nyateguye nakwiha amasaha, kuko nayo kuyubahiriza wenda hari igihe byananira. byari ikibazo. Niko mba mbyumva. Nakundi reka turindire turebe, wasanga wa mugani tunashubijwe cyane. Ibintu rwose nakubeshya, njye ndumva nanacitse n'intege pe, sinzi bandi bunajya no mu kazi. ese wa mugani kamasaha yakujyanye ntabwo uri bujye ku kazi? Gaby, nakubeshya mfite ikibazo gikomeye cyane. Wenda nshobora kuba ndi bubikubwira ukananseka cyangwa wenda ukabyumva ukundi. Ntabwo nguseka, mbwira ahubwo icyo kibazo buriya nijoro ndyamye, kuva aho wakiriye buriya butumwa bwa Rwema akubwira yuko hari abantu bashobora kudusura, nagiye ku kazi mfite ubwoba, numva ntari tayari, numva n'akantu gakomye ku rugi nkagenda kujya kureba niteguye, mvuga ati ahantu ngiye kuhaburira ubuzima. Nkagenda ngasanga ni za Marie Jose, yewe niriwe nahangayitse byatari, singiye wabonye ngera ahangaha. Naraye ndwana rero n'umutima nshaka kubwira Berize ikibazo gihari, kuko iyo uri kumwe n'umuntu wenda hari igihe uba wumva yuko nawe hari icyo yagufasha cyangwa hari ubundi bwunganizi yaguhereza, ariko nkabona ndi umukure muri mudu y'amasengesho. Ndabyihorera nyine ndarandwana nabyo, ariko nabyukanye igitekerezo gikomeye cyane. Icyo gitekerezo ni ikizi? Nabyukanye igitekerezo gikomeye cy'uko ngiye gukora tumuwaye possible akazi. Wenda singiye kukubwira ngo sindi bukajyeho, ariko ngiye kubanza nibura kubahamagara, ngiye mbabwire yuko hari inzitizi nyinshi cyane mfite ziri bumbangamire kuba najya ku kazi. Mbabwire yuko nyine ntameze neza, mbabwire ko mfite ibibazo byinshi cyane no mu nzira nyuramo, mbabwire yuko nyine ibyo ntabwo byaba ari byo. Urumva waba ushatse ko n'abantu bo ku kazi binjira muri ibi, abantu bo ku kazi kanyu binjira muri ibi bibazo byacu, kandi ntabwo ari ngombwa. Yewe nta n'umuntu ugomba kumenya ko turi kurwana n'ibi bintu. Wowe ugomba gukora akazi uko bisabwa, we ntugire ikibazo, ukora uko bisanzwe, gusa nyine ugahora uri stand by, wizeye nyine, ukirinda ntugire ikindi kibazo, kugira ngo nawe Gaby, komo ni ibintu ubifata nk'ibintu byoroshye. Reka nkwereke, njyewe ndi gutekereza igihe tumaze turwana n'ibi bintu dushaka amakuru, nta n'icyo na kimwe turabona. Nkabona twarayobye cyane, kandi hari ibisubizo byinshi. Ngiye hari izindi nzira nabonye twacamo ibintu bikoroha, sibyo? Izo nzira ni izihe se Shema? Shema, ese ko mbona utari hano bimeze bite? Kumva Gaby, ngaho mbwira iby'izo nzira n'ubwo buryo ubona twahita tubikoramo vuba vuba, kugira ngo aho ari byo tubinyuzamo, tureke kwirirwa duca hirya no hino ku mpande, niba ari uburyo wungutse. Gaby, umwanya wo twarawutaye pe, kandi uhagije, utari mutoya. Gusa nyine wenda mbere yo kugira ngo ubwire izo nzira twacamo, ndagira ngo ubwire ikintu cya mbere cyatumye n'izo nzira njye nzibona. Uriya nakunda kujyana na mukuru wanjye, nkumva ndi comfortable cyane, kuko nabaga nzi neza yuko umuntu watwigabiza njye na Rwema ntabwo yapfa kuduhonoka natwe. Ndabizi neza, kereka wenda yigira inama akaba yatungura umwe undi adahari, ariko ndabizi neza yuko yagize ubwenge bukeya akamfatira na njye na Rwema, ibintu byamubaho yazasigara bifite mu mateka, cyangwa byazasigara amateka ku bamuzi. No ku kazi ikintu twahuriyeho cyose abazi yuko nta muntu watumeneramo,
iba ikintu kiri positive turwanira iyo positivite kiri buboneke ya ariko kuba yaragiye hariya kuri tele yaragiye hariya kuri tele hari ubundi buryo byamumuye mbona ibintu byinshi bijyanye n'ibibazo rero nawe bashyitsi bashobora kuzadusura badutunguye natekereje cyane mbona turi mu buyobe ntangira kwibaza ndavuga ntese nk'umunsi Rwema azaba ari gukorera nko mu ntara cyangwa hari n'ahandi hantu azajya ari no muri misi y'agatindayo cyane tuzabaho dute nsanga rero ibintu byose tuba turi mu byo gushaka amakuru y'ibiki n'ibiki twarigize nk'inzego hari zibishinzwe twarabaye ubugenzacyaha turi gukora ibyo tutazi kandi ukora ibyo utazi ubikora bikuvuna rero narebye nsanga aho kugira twirirwe mu ibyo ngibyo byose ahubwo twabiharira ababishinzwe mfata umwanzuro y'uko ngiye kugenda nkajya mu buyobozi ubu mu kanya ndi bujye mu buyobozi mbabwire ikintu cyose ukuntu kimeze guhera kuri 0 kugera ku muzi w'ikibazo dufite turi kurwana nacyo kano kanya kandi ndabizi neza yuko biri butuviremo ikintu kizima. Oya shema, oya rwose watekereje nabi. No kuvuga ngo nta fact, nta bimenyetso bigaragara byashinja abo bantu uri kuvuga ko ari abagizi ba nabi. Nta bihari, ntabyo dufite. Niyo mpamvu ari byo turimo turirukankana nabyo tubishakisha kugira ngo tubone ibyo twazatanga bigaragara bifatika. Bitabaye ibyo ngibyo kujya mu buyobozi rwose nta kintu byadusayidira, nta na gito rwose. Ahubwo wasanga bidutesheje muri yombi, ugasanga twe turi kuvuga ibintu tudafitiye gihamya, tudafitiye biva niyo bijya, ugasanga ari twe bashyize mu buroko. Kandi wenda rimwe na rimwe turi abanyakuri. Rambabaje nteye n'agahinda kuko nge kano kanya wenda sinabura no kuguca n'intege ngo nkubwire nti umuntu bro yazanye ahangaha rwose ndabona udashoboye bari nuko bimeze. Urugero ibyo turi gushakira ibimenyetso hari kiri gutuma tubishakira ibimenyetso, hari ibyo dufite. Ngewe ubwanjye ninjya mu buyobozi ubunyobeye yuko ndi nari mu bampiga umugore wa boss nyobeye uburyo ngiye nasimbutse nawe, icyo ni icyambere. Nyobeye yuko Maya ari mu bantu bagomba kumufasha, ibyo byose nibyo ngomba kugenda nkabwira ubuyobozi. Noneho bwakumva n'icyo kibazo dufite bakaba ari bwo bufata umwanzuro wo kuvuga ngo wenda bari abantu bakenewe n'abanyamutekano bagomba kubarinda bakaba bari kumwe natwe, ariko ibyo turi kurwanya byo tukabiharira inzego zibishinzwe. Shema rwose ntabwo nshaka kujya rwose byihorera, geza aho ngaho rwose uwo mwanzuro wawe mbabarira tugumana bari nge nawe tumenye, kuko Rwema aramutse abyumvishe n'imvune mwagize kuva ibi bintu byatangira nge ntaragera n'ahangaha mwirwa murwana nabyo wowe nawe n'ubu ngubu nibyo ari kurwana nabyo, akumva wafashe umwanzuro umeze gutyo yakugaya cyane ndetse wabona mubabaje. Ahubwo ikintu kiriho ngiki, abo badini uri kuvuga uretse kuba wenda uzi ko we byabaye nta kimenyetso simusiga ufite kimwe kimushinja ko koko ari umuntu ushaka kugira nabi. Abo badina bajariya bashanse nta bimenyetso namba ufite, ntabyo rwose. Nta na kimwe ufite washyira ubuyobozi kugira ngo bukwemerere ko abo bantu ari abagizi ba nabi. Nta na gito ngaho umbwira ukundi kuntu tubiringiye ko nkubwira ko kano kanya ntari bujye ku kazi bijyanye n'ubwoba mfite. ahubwo reka ibyo bintu byo gutekereza ko utari bujye ku kazi. Ahubwo wowe itegura ujye ku kazi nk'uko bisanzwe, unakore nk'uko bisanzwe, yewe ntugire n'ikintu cy'ikibazo. Niba wumva ufite ubwoba bwo kugenda mu muhanda, ndeke kugira ikibazo, hari ikibazo. Niba wumva ko rega ntabwo ari ngombwa ko buri muntu wese abona ko ufite ikibazo. Mu bantu mukorana mu biki urabizi ko mu bantu mukorana wenda harimo n'andi makuru ukeneye gukurayo y'ukuntu situation imeze. Nibitwara gutya ayo makuru ntayo uri bubone, ntabwo uri buyabone utagiye ku kazi. Wowe urajya ku kazi nk'uko bisanzwe, ukore nk'uko bisanzwe, paka ubuzahana ikibazo kiri. So ubundi Gabi reka nkubaze,
iminsi umaze kuri tele amakuru ufite nta bimenyetso birimo wampereza nkajya kubitanga no mu buyobozi nibura tukaba turi safe. Ntabwo bihagije kuvuga ko ayo makuru twayatangamo ibimenyetso bakaba bafata abo bantu. Reka ntabwo bihagije. Niyo mpamvu Rwema nawe atari hano. Bihagije yaba yaraje ndetse bikaba byarakoze. Uri umuntu w'umugabo rwose. Ariko njye nkwishe sinagwisha yuko numva imbaraga zo kunjyana ku kazi nari buzibone. Kuko iba ari niyo haba ari n'umuntu ushaka duhemukire twese turi kumwe turi batatu. Turwane byange batwice ariko dupfe nibura dupfanye kugira ngo wibe umunyantege nke gutyo. Komera uba umuntu w'umugabo jya ku kazi. Niyo wumva ufite n'ubwoba ndaguherekeza na nimugoroba ndagaruka no kugufata niba wumva aricyo kibazo ufite. Ntabwo urumva ubura gukemuye ikibazo umperekeze umugizi wa nabaze yica umugore wanjye uze kuntora atamwishe azamwica nese ubwo nibwo urabukemuye ikibazo. Mugiye kagamije kuriya kumenya agiye ko muhatirije aragakora koko yagerayo agateza ibibazo. Kamuhamagare Divine mubwira mfasha, wenda namfasha ku kazi nagera hano nanjye nzagerageza muko mbishoboye. Kamuhamagare. Divi, meze mute se mu kazi? Turaho tumeze neza, akazi karagenda. Njyewe ariko mwankize kure kuko reba amasaha yagiye kandi urabona ko gutanga raporo byegereje. Rwema ntaraza, isezerano ryapfuye. Ubwo rero ngiye kwitangira aho ngaho. Ndi kubibona kuba Rwema ataraza ni ikibazo, gusa ntabwo ndavugana nawe kandi yarambwiye ko azaza uyu munsi. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda nishe isezerano kuko nanjye ibyo nakubwiye n'ibyo yari yambwiye. Ntabwo ari isezerano naguhaga kuko nimba nahaye umukozi uruhushya yari yambwiye itariki azagarukira. Kuba ataragaruka buriya ntabwo twahita tumenya ikibazo wenda yagize. Ashobora kuba atari n'ikibazo, wenda gahunda yahindutse. Sinzi impamvu wenda atakominitse ngo tumenye uko bimeze, ariko wenda ndumva waba uretse gutanga iyo raporo tukareba ubundi buryo twiyeranja. Buriya nawe ashobora wenda kuza, ashobora kuba yaje ariko akaba ataragera ku rugendo rwo mu ntara nyine rugira inzitizi nyinshi. Ashobora kubura bisi wenda agatinda kuza. Yari yagiye mu ntara? Yagiye mu ntara. Nyine impamvu nje no kubivuga mbibwira nkaho dukuriye kugira ngo hatazagira ikiba uzavuga ati ko nawe yarabyishe kandi nyine ubizi neza impamvu yabyo. Niyo mpamvu nje hakiri kare kugira ngo nidefande nyine. Reka dutegereze, ubu ndabona biracyari 3:30. Reka dutegereze wenda turebe ntibigeze wenda nyuma ya 3 ataraza. Turareba ubundi buryo tubikora, ariko wenda waba umfashije kuri iyo serivisi ukaba uretse kuyitanga tukaza kureba uko ari bube yaje, cyangwa basi yanaduhamagaye tukamenya ubundi buryo tubikoramo. Gusa wari uje kundeba nanjye nagushakaga. Nashakaga ko tuvugana. Sorry, ndabona hari ibintu by'akazi abantu muri kumamagara. Ndaza kongera kugutumaho tuvugane, reka nitabuye umuntu.
sawa kureka mba nisubiriye mu kazi. alo Yes, Divi, mwaramutse. Mwaramutse neza Gabi. Amakuru. Ni meza. Meze neza. Meze neza. Wowe utuze? Nawe meze neza nta kibazo. Umva ahubwo impamvu Ni amahoro se? ni amahoro uretse ko nyine hari akantu ashaka kumfasha. Urabona hari ya message Rwema yaduhaye ndabizi ko nawe yabikubwiye. Yego. Rero Shema byamuteye ubwoba cyane ku buryo ubu no kujya ku kazi byari byabaye ikibazo. Ariko agiyeyo gusa mfite impungenge ko ashobora kugera ku kazi ugasanga nabwo ntabwo bigenze neza, ntabwo gakoze neza uko bisabwa. Nagira ngo nagera aho ngaho rwose umuncungire, nanjye ndi kugerageza kumucunga uko bishoboka hano mu rugo. Yego. Urabizi ko agiye mu kazi cyangwa ya myanzuro ya Shema wabona nyibyo n'ahandi? Nta handi kuko mutegeye moto yari afite ubwoba ko bari bumutegere muri ka gashyamba bacamo baje ku kazi. Mutegeye moto n'ubu ngubu mvuye kumuherekeza, nsize yuriye moto aje. Nta kibazo, urabizi ko ibyo ngibyo bikora n'inshingano zanjye. Ntacyo nagera mu kazi turaba turi kumwe ndamwitaho nta kibazo. Nta kibazo rwose, umwiteho kandi urabukoze cyane pe. Nta kibazo kandi namwe ntimugire ikibazo, ibintu bizagenda neza. Sawa urakoze cyane. Sawa nawe Gabi. Sawa kazi keza. Yes. Shema. Sinabiteze. Sawa. Mbese Amahoro. nanyuze ahangaha karinda kubura ariko noneho ndakubonye. Cyari amahoro se? Amahoro. Bwira Rwema bite ko ataje? Ntabwo ushobora kuba wangayikiye Rwema byataye. Rwema ni amahoro gusa nyine aho duherukira kuvuganira nanjye ninzi ko ari buze uno munsi, ariko n'ubundi ashobora kuba yaje wenda akaba ataragera ahangaha, cyangwa se ashobora kuba hari n'izindi impamvu zo ziza buri munota buri iki ugasanga ntabwo aje nk'uko twabivuganye, ariko aramutse anaje ubwo urumva nyine ibyo kuba wenda yaza ahangaha ako kazi uyu munsi byo ndabona bitari bukunde, buriya yazakora nk'ejo. Impamvu nyine nari nje cyangwa se nanakunyuzeho kare nkumva nshatse kubaza ni uko ntibazaga se Rwema ko atageze ako kazi haba hari ikindi kibazo, yaba yenda yaje akaba atageze ako kazi. Ibyo numvaga nyine ndi gutekereza ndavuga nti ninza kubona ndaza kubaza. Ahubwo se buriya bosi we ntiyaba yamushatse cyangwa bosi yigeze amubabazaho nawe aramubura? Bosi ntabwo yamumbajijeho, ntabwo yigeze amumbaza. Ngewe rero nari nkeneye bosi, sinzi waba wamumboneye yaba yaje ahangaha ku kazi, numvaga ari ibintu nshaka ko tuvuganaho. Bosi aracyahari. Bosi ari ku kazi? N'ubu arahari gusa nyine yari afite gahunda. Yari kuza kujyamo sinibuka isaha neza, ariko gusa igihe yari kugendera cyose yari araza kugaruka nko mu masaa 9 saa 10 gutyo. Gusa nyine ese ayushuwa yuko kano kanya yaba hari nyine ngo njye kumureba? Ndumva ashobora kuba gihari, nanjye ariko hari utuntu mushakira. Ubwo reka nta kibazo, reka tujyane n'ubundi se ko korera hafi yaho hariya ni mu rugo. Gusa Rwema ari hehe koko? Uwaba wagize ikibazo we nta nubwo ashobora gukominika, kuki ndi kumuhamagara ntafate telefone? Reka nizere ko wenda nta kibazo afite, ari iyindi mpamvu yumvikana. Ariko ndabona ibintu bya hano ku kazi nabyo biri ibibazo. Ubuse ndaza kubikora gute kugira ngo
ntibize kumubana ibibazo bitewe n'uko wenda yarengeje iminsi yari yasabiye uruhushya. Imana ifashe mbe nta kibazo afite pe. Shema mwiriwe nako mwaramutse. Narinje kubabwira yuko ngiye gufatira lunch mu rugo kuko nahamagaye Gabi nsanga telefone ye ntabwo iriho, mpamagara Berize nawe yanga kunyitaba. Ibyo ari byo byose mu rugo hashobora kuba hari ikibazo, niyo mpamvu ngira ngo mprofite ku iyi saha ya lunch ngere mu rugo ndebe uko bimeze. Akoze Shema, ufite ikihe kibazo gituma usigaye umera nk'umuntu wahamutse? Wowe ubwawe uzi amasaha wagereye mu kazi, ntuje saa 4? Ubu ngubu ntabwo saa 6 ziragera neza, kandi nabanje kuza kureba basi ngo ndebe kuri safe nsanga umeze neza, numvaga uri bukora akazi. None se ikibazo ugize narakubwiye, n'ejo bundi mperuka kubikubwira, guhamagara umuntu telefone ye nticamo n'ibisobanura ko yagize ikibazo. Kuki wowe uhita ukonfirima ko hari ikibazo gihari? Siko usigaye umera nk'umuntu wahamutse, ubundi se umeze neza? Meze neza, gusa reka nizere yuko wenda niyo nta n'ikibazo cyaba gihari, ariko nyine kubera n'ubundi time yo kujya kuri lunch nta kintu iraba yishe, reka ngero nyine nsanga nta cyabaye biraba ari byiza, ariko ninsanga nibura ari n'ikibazo mbimenye. Shema, ntabwo nakubuza kujya gufata lunch no kureba ikibazo wenda gishobora no kuba gihari, kuko ibibazo byo ntabwo biteguza. Ahubwo se niba wumva hari ikibazo waretse nkaguherekeza tukajyana mu rugo. Devi, it's okay, nta kibazo, reka nijyane, ninsanga hari ikibazo gikomeye ndi guhamagare nkumenyeshe. Okay, none se Shema, wenda nakubaza ariko sinubundi ibyo ngiye kubaza, ndumva waba wigeze uvugana na Rwema cyangwa gukomunika impamvu ataragera mu kazi ko njyewe mbona byambanye ibibazo, kandi usanze ari byo narindi gutekereza. Rwema mwavuganye? Rwema rero ntabwo turi gukunda kuvugana, ariko nyine wenda uburyo ari kunkomunikamo ni message, usibye ko na message ari kunyoherereza ntabwo namenya ko nyine ari safe cyangwa se ko nta kindi kibazo genda ndabona message nyine zisa nkaho zidasobanutse nazo ukuntu. Okay, igire muri lunch ukore ku buryo kitari buze gukerererwa akazi, kuko burengeye nubwo mba nzi ibibazo ufite, ntago umuntu wese uza kugusaba serivisi usanze udahari ahita atekereza ko wenda hari ikibazo ufite, buriya babibona ukundi kuntu mu buryo bwo kwica akazi. Ntacyo wasimbukira, ubwo usanze hari ikibazo wahita umvugisha. Yego nawe. Divine, bwira rero nari nitabye. Emera urakoze cyane kuba unyitabye. Nakabaye nabikubwiye mu kanya ubwo twari kumwe, ariko nyine wabonye ko nahise nitaba telefone nayo yari ingenzi, mbona atari bukomeze kuntegereza. Rero nari nguhamagaye ngo tuganire ku bijyanye n'ibintu byabaye ejo. Mu by'ukuri natekereje nsanga nakubwiye nabi, ariko mvuze ko wabigizemo uruhare ntabwo naba mbeshye. Ariko reka wenda tubirenge, nashakaga kubaza, ubu ngubu noneho urabona ko tutari kuganira nk'abakozi, umwe kontabule undi human resource, urabona n'ukuntu ibiro twabigize, urabona ukuntu twateye intebe, reka noneho tuganire nk'inshuti. Ubundi ejo wakoresheje ijambo urambwira ngo hari ibintu wumvishije hagati yanjye na Rwema, unambwira ko birimo kwica akazi. Mu by'ukuri ni kimwe mu bintu byambabaje nyine, ku buryo urangaje wakoresheje nyine sinayumvishe neza, nibyo byatumye nkubwira nabi. Ubundi mu by'ukuri biriya bintu wabyumvanye bande?
yenda reka mbanze ngusabe n'imbabazi kuko twavuganye nabi ejo, gusa nyine biriya bintu nkubeshye navuga ngo hari amakuru mbifiteho menshi cyangwa se ahagije, gusa nyine biravugwa, ni ibintu bizwi biba binagaragara nyine. Ubwo rero ngewe impamvu naje nkubaguza kuriya nkubwira kuriya nuko nabirebye nkabyitaho nkabitekerezaho nk'inshuti yawe, nkavuga nti ibintu bishobora kwica akazi. Nako ni nkaho nabonye byarakishe ku ruhande rwanjye, ko niyo mpamvu nyine nagusanze nkakubwira nanjye byambabaje nyine, ko numvaga byambabaje, ariko nyine biragaragara. Ariko ntabwo arimo kunsobanurira, kuko uburyo wambwiraga ejo ni ibintu natekerejeho, ndavuga reka nkubaze. Wambwiye ko wabyumvanye abantu kandi urabizi ni inshuti yanjye. Hejuru yo kuba dukorana mu kazi, urabizi uri inshuti yanjye kuva kera twariganye. Rero ni byiza ko wambwira, ukambwira Rwema wowe nawe bimeze gute, kuko ubu ntabwo ndi gusobanukirwa pe. Uko ubimbwiye ubu ngubu ni nako wabimbwiye ejo, kandi uyu munsi naguhamagaye kugira ngo tunoze ibintu, umbwire numve wenda ahari ikosa mbe narikosora. Divi, nyine nk'uko nguko uri kubivuga ni ibintu bigaragarira mu maso y'abantu, nanjye ndabibona. Ubundi iyo ndebye mbona wowe na Rwema mukundana, ubundi murakundana. Shema, bite ko ndeba utarwiyambitse, bite bimeze bite? Gabi, wenda umutima usubiye mu nda ubwo nkubonye. Icyo kibazo tumeze neza nta kibazo. Na madame ameze neza. Ameze neza nta kibazo. Bite ndabahamagaye kuri telefone ndababura. Maze kubabura nyine numva yuko abagizi ba nabi bashobora kuba bageze aha ngaha bakabahemukira. Niyo mpamvu nyine nje nirukanka, umutima utandimo. Oya Shema, shyira umutima hamwe, ngewe urabibona ko mvuye muri dushe. Gabi, cyo koze Imana ishimwe. Berize nawe aracyari mu cyumba, aracyari mu masengesho. Okay. Nyine nari impangayitse ariko oya wihangaye nta kibazo, ngaho ngwino mu Ese Gabi, neza se yabaye iki? Iyi meza ahubwo yari inshiye amano nayisitayeho. Ntacyo wabaye ariko? Oya ntacyo nabaye. Ubwo rero ujya ugira prudence. Ariko n'ubundi ko ibyago utamenye biturutse nanjye ntabwo bari ngewe. Ariko nta kibazo. Ese Shema, buriya cyo kuba waduhamagaye ukatubura njye na Berize nibyo byatumye tuzi igitaraganya cyangwa hari ibindi? Gabi, nakubeshye nyine hari ikindi nk'uko uri kubivuga. Nitwaye nabi ku muyobozi wanjye HR. Mukorera nyine ibintu bitari bikwiye nk'umukozi bakorana. Ubwo rero nakubeshye byanteye isoni kugira ngo nze kujyana nawe kuri ranche, kuko nyine hari agahoteli twari twarabukinze, yabaga ari njyewe, Rwema, Aime na HR nyine nk'uko ndi kubikubwira, n'abandi bakeya wenda bitari ngombwa bose ko mubwira ntiwanabamenya. Ubwo rero kuba ndi kuri ranche ndi kumwe na Divine, turebana amaso ku maso n'ibintu namukoreye, cyabinteye isoni byatari. Rwema atanahari nibura ngo najya abona namwawe mumfashe cyangwa ngira uburyo nyine amwarura. Ese ibyo bintu wamukoreye hari isano byaba bifitanye na bya bindi bambwiye mu gitondo byo kujya mu buyobozi n'iki? Akaba wenda ari byo yamenye ukaba wagize isoni zo kugira ngo murebane mu maso? Ni ibiki? Nta sano bifitanye Gabi, nta hantu bihuriye namba. Gusa nyine wenda ikintu kiba kinababaje muri byo, ibyo bijyanye no kujya mu buyobozi, n'ubwo navuye aha ngaha nyine umbwira yuko utabishyigikiye nanjye nkaba wenda nakumviye, ariko
sinanabura kukubwira yuko ari wowe na Rwema aka kanya mumeze nk'abantu bacitse n'intege cyangwa se muri kurwana n'intambara muruhuka kuko mubona mutazayitsinda. Baravuga ngo iyo urwana intambara utazatsinda uyirwana uruhuka. Kuri njye mbona mwe muri kuruhuka kabisa, sinzi icyo mwibwira. Oya Shema, kwitiranya ibintu ko nawe urabizi ko iyo yose yabyaye igihumbi. Rero yabyaye rero mwihuse. Ubwo ushatse kuvuga iki? Urumva ntabwo kuba ubona ibintu tutarimo turabikora nk'uko ushaka ko tubyihutisha, ntabwo ariko byakagenda, ntabwo ariko biri, ntabwo ariko twacitse intege, ndetse nta nubwo ariko ntacyo turi kubikoraho, ahubwo nuko turindiriye kugira ngo tubone impamvu za nyazo ndetse n'icyadutera kuba twahita twataka nk'uko bivuga. Hari ibyo turi gushakisha, Rwema ntaragera ahangaha, wenda naza kugera ahangaha araza kutubwira bitworohere kuba wenda hari ibyo twahita dukora bindi bitewe n'ibyo turaba dufite. Ibyo yazanye nanjye n'ibyo mfite. Gabi, reka njye nkubone amaguru rwose nkubwire straight ntanaciye ku ruhande. Nk'uko binsaba njye ndihangana, ariko Rwema nimbona ibintu azanye ari bya bindi byawe yiti zizagumiza ari we yiti, njye ndabwira yuko rwose ntari ku ruhande rwanyu. Imyanzuro yanjye uko nari nayifashe, ntihazagire umuntu ubangamirwa n'ibintu nzakora, kuko n'ibyo tumazemo igihe ndabona nta solution biri gutanga. Oya Shema, oya reka twe no kubitindamo bro, ahubwo reka njye kureba na madamu menye uburyo ameze, menye no mu masengesho aho bigeze. Buriya hari uburyo biba biri no kubangamiramo ibikorwa byanjye. Urumva njye kureba, ubwo nawe nyine jya kwitegura wambaye gusa nyine niba hari n'icyabonetse ahangaha, ubwo nyine turajyana kuri ranch nsubira ku kazi nkarinda nanakererwa. nta kibazo, gusa ariko ibyo bintu ntubyihutemo, ubikore gakeya, ubikore gake. Ibyo reka tube tubiretse, ndumva nta mwanzuro twagiye hamwe. Sawa, nta kibazo, reka nanjye nitegura. Karame, icyo kintu nicyo wagombaga kumbaza kuva ku itangiriro, aho kugira ngo wenda uzi umbeshyira ngo nishe akazi umpe ibisobanuro nanjye numva ntazi byatumye nkubwira nabi. Kandi buriya Abafaransa baciye umugani ngo bavuga ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire. Mu rurimi rwacu bishatse kuvuga ngo ukuri kose si ngombwa ngo kuvugwa. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ukuri kukamwicisha, hari n'igihe atanakuvuga bikamukiza. Buriya si njyewe wivuga, ni urugero nguhaye, ushobora kuza kumbwira wenda ukuri niyo ibyo waba wambwiye byari byo. Njyewe bitanshimishije, ntabwo uzi impamvu ntashaka ko bijya hanze. Ku rugero nka biriya wambwiye niba afitanye umubano na Rwema, ntabwo uzi impamvu mba narabihishe simbikubwira kandi uri inshuti yanjye. Ushobora kubangamirwa n'uko bigiye hanze, ugasanga wenda sinashakaga ko abantu babimenya ndakwirukanishije, cyangwa ari undi muntu wenda nakugiriye nabi. Ni urugero nguhaye, njye ntabwo nabikora, ariko ushobora kubibwira undi muntu. Ibyo ni ukugira ngo nyine bizagufasha ubuzima bwawe, n'ikindi gihe ntuzajya kuvuga ikintu uzajya ubanza utegura uko ugomba kubivuga. Sibyo, ushobora kuzakora ahandi hantu si ahangaha gusa, ushobora kubona promotion cyangwa ukajya n'ahandi. Iyo uvuze ikintu buriya kidashimishije nyir'ubwite ushaka kucyumva, ugira uko utegura uburyo ugomba kubivuga. Rero usibye wenda no kuba warambwiye ibintu bitari byo, ariko ubutaha uzajya kuvuga ikintu uzajya ubanza utegura inzira binyuramo, kuko buriya ikindi kintu nubwo wambwiye ngo nishe akazi, nubwo wenda bitari byo, kuko impamvu nagize nakomeje nkubwira ko ari niyo n'undi muntu yagira, niyo Rwema yagize nubwo ntayizi, ariko ni impamvu namuhaye uruhushya nakoze icyo nagombaga gukora. Sibyo, rero buriya ushobora gusanga ari we uwishe akazi kurushaho, kuko biriya bintu wavugaga ntabwo ryari ibanga. Urabona iyi kampani ni nini, hirya yanjye hakora abantu, hirya umuntu akikijwe n'abantu n'abandi banyuraho, ntabwo akazi kaba kahagaze cyangwa tuvuge ngo turi twenyine. Uri kumva, ushobora kubivuga umukozi mugenzi wacu akabyumva, ugasanga agiye abikwirakwiza ahantu, ugasanga abakozi bateshejwe gukora ibyo bagakoze, ugasanga ati numvishe wenda Divine bavuze ngo ari gukundana na Rwema, amagambo akababana menshi, ugasanga bishe akazi. Buriya utekereje neza wasanga nubwo tutavuze ko wenda babyumvishije, ushobora gusanga babyumvisha ari we waba yishe akazi kurushaho. Rero inama nakugira, uri inshuti yanjye, wagombaga kubitegura mu buryo sinzi wenda aho wabikuye,
wagombaga kubitegura mu buryo wagombaga kubimbaza ariga wanansanga no mu rugo cyangwa ukambwira ati tugende dusangire akantu ukabimbwira ukagira ubundi ubimbaza ariko ibyo ngibyo ngubwira rwose ubyumve ubutaha n'ibyo kuvuga ikintu byo cyitondera urebe umuntu ugiye kukibwira ngo aracyakira gute n'uburyo nyine ugomba kukivuga sibyo ndabyumva nyine kandi ndagusaba n'imbabazi kubera ko mba naje mu biro nyine wenda ndavuga nirengagije yuko inyuma yacu hari abandi ariko nawe nyine ntabwo nahise mvugana iyo umuyaga udahushye nkubona amabuno y'inkoko ko wandakariye imigani basi warandakariye ndumirwa se divine ko mazi ibintu ni ibintu birenze ku buryo ndakarira bigeze aha ndavugana cyakora nyine numvishe nanjye bimbabaje ariko biriya byose ntabwo byari impamvu yo kwinjira mu buzima cyangwa yo kuba nabura ahandi nkubariza ibintu nka biriya icyatumye ngira ingufu n'imbaraga zo gukora biriya ni ukubera nari nzi ibihe turimo byo gutanga amaraporo mbona nyine akazi kapfuye ndi gukorera kuri puresha niyo mpamvu ya biriya rwose n'abandi mutima murabizi ko turi inshuti ntanabikubaza rwose bitarenze kujya ngo nzi ngo dushwane nuko nyine gusa nyine nta kibi mwifuriza ariko kuriya nyine byagenze ejo nanjye numvishe atari byiza byagenze nabi numva ndigaye ubwo rero ukumva amarira ntabwo bizongera oya nta kibazo ahubwo ntabwo uransobanurira ikintu cyabiguteye bitewe n'iki kugira ngo umbwire ariya magambo no kumbaza umubano uri hagati yanjye na Rwema hari uko wabibonaga nawe kumbaza cyane pe kandi nyine bari kuza gusanga nyine babikubaza neza noneho ahubwo nyine urumva ukuntu wowe na Rwema biba bigaragara nyine birigaragaza ko niba nje ahangaha muri ofisi yawe umva nako muri ofisi ya Rwema kuko iyawe nyine uba wayisize ukajya gukorera mu ya Rwema wenda ntabwo mba nshinzwe kumenya ngo kuki HR ari mu biro bya Rwema ariko nyine ibintu nk'ibyo bituma umuntu abirebaho nyine akabitekerezaho akavuga se ukabirenza amaso wenda ukavuga ati nzabaza umuvandimwe n'uva uko bimeze kubera nyine amatsiko twisanganiwe ubundi ugasanga wenda hari igihe iyo tugiye kurya nyine hari ukuntu nyine yabigaragara ukuntu ahubwo wamugana wawe niba ari icyo uzanambwire hari icyo twese turi inshuti emewe icyo nakubwira cyo wenda umuntu aribeshya aranakeka kandi sinakubuza gukeka ibyo ni amarangamutima akoresha abantu ariko nta kibazo ko wansabye imbabazi wenda bitewe n'uko wari wabibonye sinari kukubuza gukeka nta kibazo ubwo wenda wakwisubirira mu kazi kawe kuri njyewe nta kibazo imbabazi naziguhaye ariko kuko njyewe ndi inshuti yawe utashobora kuzayobera ku muntu ugasanga bibaye bibi ariko njyewe nta kibazo wakwisubirira mu kazi kawe nanjye ngakora ubwo turi kumwe nta kibazo akazi keza duciye Gabi ndabona tayimu rwose zimfasha reka nsubire mu kazi wese ugenda none hasi umva ariko se Shema ntabwo reka nzi tuvugane ko twavuganye kandi ushaka ngwino umubwire nta kibazo ese Gabi uharetse hari ibyo bintu niba ari ibintu byinshi ukaza kubimbaza ntabwo ari byinshi ni ibintu nshaka ko tuganiraho ngo urasa ku ntego dore nakerewe rwose urumva bijyandanye n'ibibazo turimo n'ibyo dufite kandi nawe urabizi ko dufitanye ikibazo nashakaga ngewe rero ko ikibazo kiri hagati yanjye nawe twagikemura bitasabye ko Rwema aza akabyinjiramo urumva yatuga yasanze twarananiwe gukemura ikibazo nk'iki ngiki uri umuntu w'umugabo nawe ndi umuntu mukuru urumva twaba tugaragaye nabi imbere yiwe byagaragara ko natwe ahari tudashobotse Gabi buriya rero hari agasisiteme abazungu bagira kajya gakunda kubafasha cyane kandi nanjye nabonye ari keza umuzungu iyo mufitanye ikibazo mukorera muri kampani imwe serivisi ugomba kumuha muri muri kampani kugira mwacivinge goals za kampani ayiguha neza
buri kimwe cyose mukagikora ku buryo n'umukiriya ubagannye abona yuko muri gukora akazi ariko mushobora kuba muri n'abavandimwe. Mwasohoka akazi karangiye, ibibazo mwari mufitanye we nawe umuriro ukongera ukaka. Ku ruhande rumwe rero ngiye mbona bifasha abantu kuko bagira icyo bitaho kiri priorite, ibindi nabyo bikagira igihe cyabyo. Njye ndumva nta ibintu uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva neza, sinzi ikintu ushaka ko dukora. Rega menya ko twe tutari abazungu, turi abirabura, turi abanyarwanda kandi buri gahugu ukagira umuco wako. Sinumva ko twagendera kuri ibyo by'abazungu. Tubigendeyeho dushobora kwica byinshi kuko urabizi hari igihe dushobora kuvuga ngo wenda dukomeze twari ibyo bintu turenzaho ugasanga kimwe kirapfuye n'ikindi kirapfuye. Yego kuba twararwanye wenda nagize umujinya turarwana wenda ariko nubwo nagukubise nawe warankubise, twararwanye twese. Rero kumva ko dushobora kurindira Rwema buri gihe ajya aribaza yumva ibibazo byacu akemura ibibazo byacu ntabwo byari bikwiye. Kabina n'ikibazo ariko buriya dufitanye, ahubwo sinzi ibintu uri kwita ikibazo. Ngiye narakubwiye ngo tegereza tubanze turwanire urugamba rukomeye. Mfite uko natekereje ibintu tuzabirangizamo nk'uko mbwira turi abantu bakuru, ibyacu tuzabikemura, tegereza uwo mwanzuro. Ahubwo reka nigire ku kazi ugira umunsi mwiza, nta nubwo ninze ko ari ibingibi nshakira. Ese ubushema kuko arashaka nzakora iki? Naje mu bibazo byabo ndi gutangamo imbaraga z'umurengera, nirirwa ahangaha murindiye umugore ntakumba ntagize. Yewe ku gakosa gatoya namukoreye ndi kumusaba imbabazi arimo arazinyuma. Ese ntazi ko nanjye bitanyoroheye kuba umukobwa narindi gukunda atari hano, kandi ubwe yanyibwiriye ko byamushimishije kuba adahari. Shema bite? Sawa. Bite habaye iki? Hari ikibazo sanze mu rugo? Devi, twavuganye nakubwiye ko nta kibazo kiri mu rugo. None se ni iki ko mbona umeze gutyo kutari mu kazi? Ibibazo byambanye byinshi, byambanye uruhuri. Ndi gutekereza nkibaza impamvu duhamagara Rwema ntatwitabe, yanakohereza SMS akohereza SMS umuntu atamenya n'ikintu kirimo, atamenya ikiri kujya mbere. Ibibazo byambanye, ibibazo rwose ntakubeshye kuko ntabwo ndi kwiyumvisha naho ariba nta kibazo afite, sindi kwiyumvisha mbese nyine ibibazo ngiye ndumva byamenye umutwe rwose ntakubeshye. Shema ihangane, wimera gutyo rwose, ibyo ni ibintu byo kuvuga naho tukabishakira igisubizo, byaba ngombwa tukanamusanga iyo yagiye tukamushakisha, ariko ntabwo ari byo bituma umeze gutyo, sibyo? Ni n'amahire, njye ubu narangije no gufata umwanzuro. Natekereje, nabungishije umutwe, nagize gute, ariko kano kanya menye yuko ibyo Rwema arimo byose nta n'ikintu na kimwe biri budufashe. Ari amakuru yagiye gushaka, ashobora kuyazana agasanga n'ubundi aba yazaniye ngo bafashe barapfuye. Ubwo rero ngewe nigiriye inama isumba izindi zose z'ikintu ngomba gukora. Ngwiki? Shema, nizere ko utagiye guhubuka nk'uko usanzwe uhubuka, sibyo? Ibyo bintu twabiganireho narabikubwiye. Inama uvuga ni iyihe? Devi, ntabwo ngiye guhubuka, ibintu ngiye gukora nabitekerejeho ku buryo buhagije. Ngiye kugenda nganirize boss, ni umuntu mukuru w'iki kigo, mubwire ibibazo dufite from A to Z. Ngwiki? Ya. Shema wasaze? Ntabwo nasaze Devi. Umugore wa boss ninde? Umugore wa boss ni Dina. None ko nasaze. Mama, Shema, nizere ko ibyo bintu uri kuvuga uri gukina, ntabwo ndi kubyumva neza ibintu uri kuvuga. Dina uramuzi cyangwa ntabwo umuzi? Waba uzi isano riri hagati y'umugore n'umugabo? Ibyo bintu byo kuganiriza boss biraguma ari ibanga cyane. Ibyo nta hantu bihuriye Devi. Ngiye kugenda muganirize nk'umuntu mukuru, mugisha inama, mubwire ibibazo dufite nk'umuntu uyobora ino company. Nabyanga ntabikemure nabyo ndatekereza ibindi bintu ngomba gukora, kuko ngiye umwanzuro nawufashe, icyemezo nagifashe, ntacyo na kimwe kigomba kumpindura, ntacyo na kimwe kigomba gutuma ibyo nkora
ntari bubikore rwose. ndakubwiye ngo ndakubujije unyumvire kandi unyumvire unagirire Rwema, ugirire umugore wawe Berize n'umuryango wawe, sibyo? Umugore wa boss ni Dina, urabizi, urabyibuka neza, si ibintu byo kukwibutsa. Wanyumvishe neza, Dina niwe mugambanyi mukuru, urabizi ko rero wihishe inyuma y'ibintu byose biri kuba. Divine, please, ni umugambanyi ndabizi, ariko we ndabona kano kanya udahangayitse. Ntabwo ikibazo mfite ntabwo ari cyo ufite, kubera yuko umpiga ntabwo ari uguhiga. Ndeka ronge gukora ibintu byanjye. Ntaho ujya, niko nkubwiye, ntaho ujya. Basi wagiriye Rwema basi, ndakwinginze, ntaho uri bujye. Divi, icyemezo nagifashe nabikubwiye, nta kintu na kimwe. Ntabwo nabikwemerera.